Haleluya. Kuko umuyobozi wa gahunda yabivuze, nitwa Mutima Jonathan, umushumba wa paruwasi ya Kicukiro. Umujyi wacu ni muto, turaziranye. Reka dusome ijambo ry'Imana. Ni ijambo ryanditse mu butumwa bwiza, n'abana bato bararizi, batanasomye bararifata mu mutwe. Ibice 3 umurongo wa 16 turongera tusome Timoteyo wa mbere 3 nanone 16. Igihe narimo ntegura byantangaje ko ibyo bice bihuye, ibice n'imirongo birahuye. Ubutumwa bwiza nkuko bwanditswe na Yohana, ibice ni 3 umurongo wa 16. Kuko Imana yakunze abari mu isi cyane, byatumye itanga umwana wayo w'ikinege, kugira ngo umwizera wese atarimbuka, ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho. Kuko Imana itatumye umwana wayo mu isi gucira abari mu isi witeka, ahubwo yabikoreye kugira ngo abari mu isi bakizwe nayo. Amen. Reka dusome Timoteyo ibice 3 umurongo wa 16. Rwandiko rwa Paulo yandikiye Timoteyo ibice 3 umurongo wa 16. So gushidikanya ubwiru bw'Imana burakomeye cyane. Imana kwerekanwa ifite umubiri, ikagaragara ko ari umukiranutsi mu mwuka, ikabonwa n'abamarayika, ikamamazwa n'abanyamahanga, ikizerwa mu isi, ikazamurwa, igahabwa ubwiza. Amen. Amen. Ntabwo tumenyeranye cyane, ariko icyo tuzi gusa nuko muri abantu bakuru nta bintu byo kuvuga ngo mwumvise se ngo ni mwumve. Abantu bagira uko bifata mu kumva. Hari abagaragara nk'abumva cyane batarimwo bumva, hari n'abagaragara nk'aho batumva ariko bumva cyane. Abigisha izo position zose turazizi. Hallelujah. Dufite ibyishimo byinshi cyane kubera ko turimo turaserebura intsinzi, kandi Imana yaduhaye ibihe byiza nyuma y'iki cyorezo. Tubona uko duterana muri Pasaka, kandi ahantu hose twabonye ukuboko kw'Imana mu buryo butangaje. Hariho umuhanga umwe wavuze ngo nyuma y'imvura ngo haba ibihe byiza. Après la pluie il y a le bon temps. Iyi imvura ihise ibihe byiza. Imana yatugiriye neza. Ese namwe yabagiriye neza? Mwabonye ukuboko kw'Imana hano? Hallelujah. Ariko cyane ku cyumweru, munsi wa Pasaka, turimo twizihiza kuzuka, kandi byanejeje. Twongeye turacyari mu minsi ivuga urupfu no kuzuka kwa Yesu. Hariho umuhanga umwe wavuze, aravuga ngo amasaha 72 yahinduye amateka y'isi. Amasaha 72 yahinduye amateka y'isi. Nayahe? Ni kuwa 4, kuwa 5, kuwa 6, ku cyumweru intsinzi iraboneka, ushindi ukatokea. Sifa zina Mungu. Haleluya. 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 Mbere yuko tuvuga intego yacu uyu munsi, nukuvuga nugukomeza muri yo nsinzi, ariko tunibaza icyazanye Yesu. Yazanye iki? Hari indirimbo ivuga ngo yaje kunkiza gifite
ngo inkovu nyinshi z'amahwa n'izicumu n'izimbereri. Ariko sinzi ko nibutse icyo gitero icyo hakaba n'akabazo kavuga ngo ariko icyatumye ncungura akankiza sinkizi. Icyatumye ncungura akankiza sinkizi. Uyu munsi turaza kureba impamvu zigera kuri 7 twihuse zatumye Yesu ahinduka umuntu. Impamvu 7 zatumye Yesu ahinduka umuntu. Haleluya. Ariko mbere yuko ninjira mu cyigisho reka mbanze mvuga ibyiza bitatu by'amateraniro. Nabonye muteranye ni wacu turaterana n'ahandi, ariko kubona abantu b'Imana bicaye batuje guterana gufite ni kubera izihe mpamvu duterana. Reka tuvuge impamvu nk'eshatu gusa. Impamvu ya mbere cyatumye Dawudi avuga ngo narishimye ubwo bambwiraga ngo tuze mu nzu y'Imana. Impamvu ya mbere niho honyine haba ibyishimo byuzuye. Niho honyine, kandi uko nukuri habe n'uwabyutse nabi, habe n'uwaraye nabi, iyo ageze imbere y'Imana aranezerwa. Niho honyine haba ibyishimo byuzuye. Impamvu ya kabiri ni mu muryango, ni muri famiye nyakuri, ni mu muryango nyakuri. Bene data, igihe itorero ritaraba umuryango, abavuga butumwa turacyafite akazi kenshi ko kubwiriza. Niho mu muryango nyakuri, kandi benshi babonye umuryango mu nzu y'Imana. Imiryango batagifite imiryango, ariko bayibonye mu nzu y'Imana. Hari akaririmbo avuga ngo ntacyo naburiye mu maboko yawe, ngo niyo mpamvu ngutambira nivuye inyuma. Ni muri famiye, ni muri bene data n'abashiki bacu nyakuri. Yesu yigeze kuvuga, aravuga ngo bamubajije ngo so na nyoko baragushaka, aravuga ngo mama na data ninde? Dore mama na data nawe. Ushobora no kubwira uwo mwegeranye ngo muraho mwene data. Wamubwira ubishatse ni mwene data nyakuri. Haleluya. Mwene data. Icya gatatu cyiza cyo mu nzu y'Imana, icya mbere twari tuvuze niho honyine haba ibyishimo byuzuye. Icya kabiri ni mu muryango. Icya gatatu ni ahantu hasengerwa, ni ahantu ho gusengera. Ndazi mugira ahantu henshi ho gusengera, narya hirya na za Kanyarira n'ahandi, ariko aha niho hantu nyakuri ho gusengerwa. Ubundi kandi niho hakemukira ibibazo by'ingutu. Vuga ngo aha. Amen. Niho hakemukira ibibazo by'ingutu. Mu nguni z'urusengero niho ba Samweli bavuye. Hariya. Haleluya. Niho hantu ho gusengerwa. Yesu yasanze abavunjayi arabakubita arabirukana, aravuga ngo ishaka ry'inzu ya data rirandya. Ngo inzu ya data ntabwo ari isenga ry'abambuzi, ahubwo izitwa inzu yo gusengerwamo. Itaitwa nyumba ya Sara. Haleluya. Na ahantu ho gusengerwa. Ntukagira ubwoba. Nuzadumva ibibazo byakuremereye, uzadomoke uze hano mu nguni. Na ahantu ho gusengerwa. Salomo yaravuze ngo nuramuka ijuru ryakinze, imvura ntigwe, uzusenga werekeye ahantu, nibiramuka byakomeye, abantu bajyanywe matekwa, ngo muze muza mu rusengero. Agatoki kabuze mu rusengero. Zamura Yesu biganza. Haleluya. Na ahantu ho gusengerwa. Gusengerwa nyakuri. Haleluya. Tugiye kuvuga rero impamvu zazanye Yesu. Impamvu zazanye Yesu. Ariko ndaza kuvuga impamvu zazanye Yesu
nihuse zatumye Yesu ahinduka umuntu, ariko kandi nze gusoza nerekana imibare 5 y'ibanga y'ijuru y'umugambi ukomeye w'Imana. Imibare 5 y'ibanga kugira ngo twinjire mu bwami bw'Imana. Ariko niki cyatumye abayuda bamwica? Niki cyatumye abayuda bica Yesu? Abayuda bishe Yesu ariko bari bamutegereje cyane kandi bazi ko aje kubafasha, ariko ngo aze baramwica. Impamvu zatumye bica Yesu, impamvu ya mbere nuko, ariko muri izo mpamvu zose nuko uko batekerezaga kwazaza siko yajemo, uburyo bari bamwiringiye aza sibwo yajemo. Inzira z'abantu n'iz'Imana ntizihuye. Icyambere bari bazi ko Yesu azavukira Jerusalemu muri kapitale. Umuntu uzayobora u Rwanda abantu batekereza ko azavukira mu Kiyovu cy'abakiri, ariko aza kuvukira Nyambiriri Kaduha muri Nshiri. Abantu bakwibaza rero uriya muntu wa Nyambiriri azayobora u Rwanda? Nyambiriri murazi? Abantu bamwe barahaza. Ni heza, ubu hari imihanda, hari bitaro, hari kisinzi, ariko ni inyuma. Yesu bamutegereje ko azavukira Yerusalemu, avukira i Galilaya, i Betelehemu, Nazareti, ahantu wagayitse nyuma. Abantu baravuga turiya nta cyiza cyahava wa mugani. Impamvu ya kabiri yatumye abayuda batemera Yesu, bari bazi naza ko azaba afite umugambi wo gukubita abanzi babo, guhora, kandi azaza ari umunyembaraga, guerrier comme Davidi, ufite ubutware umeze nka Davidi, umeze nka Daudi wo gukubita abanzi. Ariko icyabatangaje, inzira z'Imana ntizihuye. Disikuru za mbere yasomye yaravuze ngo umuntu nakugirira nabi uzamugirire neza. Baravuga ati nta muyobozi urimo. Murumva idatangiye kuvuga. Icya gatatu cyatumye abayuda banga Yesu, bari bazi ko azaza ari umunyedini ukomeye utabonana, umunyedini ukomeye, umukonservateri w'idini ry'Ikiyuda biteye ubwoba. Ariko bamubona ari kumwe n'abafarisayo n'abatoza koro, babona aricarana n'umugore w'indaya bakagirana amasaha. Abantu bakavuga ati dore ngo ni Mesiya da. Izo ni impamvu. Impamvu ya kane yatumye abayuda banga Yesu, bari bazi ko mbere y'uko hazaza Eliya ari uw'integuza, ariko noneho haza Yohana mubatiza mwene Zakariya na Elizabeth. Baravuga ati biriya ni ibikira. Nimusome neza, biravuga ko Eliya ari ugomba kugaruka, noneho Yesu akabona kuza. Kandi uko niko byari biri, niko byagombaga. Ariko Imana igira ubushobozi. Yohana yaraje ariko aza mu mwuka wa Eliya. Ninkaho housing yari Yohana, ariko imbere yari Eliya, kuko nta kimana idashobora. Haleluya, haleluya. Icya gatanu cyatumye abayuda banga Yesu, nuko barebye porogaramu na gahunda yiwe, babona ubuzima bwe, babona azarangirira ku giti, kandi urangirira ku giti ni umujura. Basomye porogaramu na gahunda ye, basanga muri iyo kaye de charge ye yagomba gusozereza ku giti. Kandi haleluya, haleluya,
kandi umanikwa ku giti n'umujura. Baravuga tuyu c'était un aventurier, n'umuntu wigerezaho gusa n'umubandi. Batangira kumurega, batangira kumugirira nabi. Izo ziri mu mpamvu zatumye abayuda, ariko impamvu nyamukuru yari twe. Yagombaga kuza ngo tubeho, yagombaga kuza ngo dukire, yagombaga kuza ngo tubone ubugingo buhoraho. Nubwira ubukomeye cyane, nubwira ubukomeye. Imana guhinduka umuntu nibanga rikomeye, ariko zari byo kutugirira neza ngo njewe nawe tubeho. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Haraba abana bigeze kuririmba urubyiruko ngira ngo baririmbye umusaraba, banawutindaho, bituma nongera kuwutekerezaho. Buri umusaraba ugizwe n'imirongo ibiri, umurongo umwe utambitse n'umurongo umanuka. Kari uri utambitse niwe wahozeho. Yesu ataraza, ubuzima bwacu bwari mufite umurongo utambitse. Gukuramo, so gukuramo harya, gukuramo amahoro, gukuramo ishishimo, gukuramo urukundo, gukuraho ubuzima, gukuraho kutoa. Abazi icyongereza bavuga ngo ni minus. Na kariya nakagome uzugasengera ndikaje iwawe. Iyo kaje mu rugo, niyo waba ufite ibyamirenge, gakuramo buri joro buri amanywa. Ariko haleluya, Yesu yaraje ngo intama zigira ubugingo guteranya rero. Haleluya, Yesu yaraje ngo intama zigira ubugingo kandi zigire bwinshi. Nicyo gituma turirimba insinzi y'umusaraba, nicyo gituma turirimba umusaraba wa Yesu. Reka dukomeze rero icyazanye Yesu. Haleluya. Icyambere cyazanye Yesu ni ugusohoza amahanuzi yari yaravuzwe. Iyo Yesu ataza kuza, byani hari haravuzwe, ndetse n'Imana yari yaravuze. Imana niyo muhanuzi wa mbere yahanuye ko Yesu azaza. Mwitangiriro 3:15 ari muri ankete muri mu ngobyi ya Edeni, Imana yaravuze ngo urubyaro rw'uyu mugore ruzakumena umutwe. Yesu yagombaga kuza ngo asohoze ubwo buhanuzi. Yesaya yaravugaga ngo duha umwana w'umuhungu. Yasaga nkaho avuka iryo joro. Icyo gituma abahanuzi dukwiriye kuza tureka gupresiza, kuvuga umunsi burya biragoye. Yesaya yaravuze ngo duha umwana w'umuhungu, kandi yasaga nkaho ari icyo gitondo. Avuga ubutware ukuntu bizaba ku bitugu, bizazitwa umujenama, Imana ikomeye, data ba twese. Myaka 700. Arakomeza ngo nawe Mikana waravuga ngo Betelehemu nawe nduri muto. Harahandi yavuga ngo ibihugu byahoze mu mwijima vimepata mwanga mkuu, bibonye umucyo mwinshi. Abo bahanuzi bose n'abandi kugeza na Babaramu, kugeza na ba Yobu, abo bose na ba Yesaya n'abandi bose bahanuye. Iyo Yesu ataza kuza, ubuhanuzi bwari ubw'ikinyoma, kuko bivuga mu Bakorindo ngo ibyo tuvuga byose byari bikwiye kuba ubusa iyo Yesu ataza kuzuka. Yesu yaje gusohoza ibyavuzwe na se n'abandi bahanuzi. Ikitubwira ko ubuhanuzi ari bwo nuko busohora. Icyazanye Yesu kugira ngo biriya byose bibe, c'était pour confirmer les promesses de Dieu. Nugusohoza ubuhanuzi bwavuzwe na se. Icyakabiri cyazanye Yesu. Hallelujah, hallelujah.
mushatse gusa n'abantu bo kuri sheri nabo baricecekera gutyo, baricecekera ariko barumva. Muzamure Yesu ibiganza. Haleluya, haleluya. Icya kabiri cyazanye Yesu. Yesu yaje kutwereka papa we. Nta muntu numwe washoboye kumwerekana, nta muntu numwe. Yohana igice cya mbere umurongo wa 18, umwana wahoze mu gituza cya se, uwo niwe wahawe n'uburenganzira bwo kwerekana Imana iwe nyine. Abantu benshi bahanuzi ba Mose bazaga gutarama bagatindana n'Imana, yagaruka akavuga ngo nayibonye. Wayibonye itera? Ngo amaguru yayo ngo numupsemure. Umuntu avuze amaguru se waba wamubonye? Umuntu uvuze ngo nabonye amaguru. Abahanuzi bakomakomeye nta numwe wabashije gusobanura Imana keretse umwana wahoze mu gituza cya se. Nzanibuka igitaramo kinejeje muri Kaisariya. Umunsi umwe Yesu n'abadiyakoni n'intumwa, Filipo ngo aza kumubaza ikibazo. Aramubaza ati ariko ko tugiriza iminsi tunezerwa tukabana, reka twisabira ijambo rimwe, uyu munsi utwereke data, biraba bihagije. Yesu aravuga ati birantangaje wa mudiyakoni, igihe tugiranye nturamenya, umbonye ababonye na data. Haleluya, umbonye ababonye data. Yesu yaje kutwereka se, kandi rwose abantu benshi, umugabo Bunyana yaravuze ngo maze kumumenya. Bunyana yaravuze ngo maze kumumenya, ngo nubwo nagira amaraso ngo angana n'ay'inyanja ku bwinshi, nakwemera kuyavushwa ku bw'uwo. Sifa zina Mungu. Haleluya. Impamvu ya kabiri yazanye Yesu, Yesu yaje kutwereka papa we. Haleluya. Ubu nta muntu numwe ubu mwamusobanura, ubu mwamvuga Imana mwabonye, mutabwiwe n'abandi, ni mwaramwiboneye. Mwaririmbye, abana baririmbye ngo habaye mu isamurira za saha, umwenda wari ukingirije ahera ngo utabukamwo kabiri. Umwenda wari ukingirije ahera utabukamwo kabiri, ngo uhereye hejuru ugeza hasi. Haleluya. Ese muzi byabaye? Hari harangiye iki? Reka mvuge kimwe gusa mu bintu byinshi byari birangiye umunsi umwenda utabukamwo kabiri. Hari harangiye ubutamzi. Ubutamzi, umuntu kubwiza kuza kuvuga ngo uze ndakwinjizamo. Ni nacyo cyatumye Yesu akubita babavunjayi n'amanyanga. Asanga hari ukuntu umuntu aza bakamugurisha intama bihenze, ariko arabirukana. Hari nimbo twaraga turimba kera, akakama takamba akawapiga wote wakakimbia, neno la Mungu ni fimbo. Haleluya, haleluya. Icyo gihe umuntu ashobora kwinjirira, nawe ushobora kwinjira. Vuga ngo nanjye nshobora kwinjira. Haleluya. Zamura Yesu biganza. Haleluya. Icyaga narimvuze icyazanye Yesu cya mbere ni ukutwereka Imana, ni ukutwereka se. Icya gatatu ni ukutubera umutambyi mukuru kandi ukiranuka. Umutambyi akamukumve neza, souverain sacrificateur et fidèle. Umutambyi mukuru. Umugabo uzudusengera neza. Nigeze kuvugana na korari iwacu, ndavuga ati ese namwe hari ijoro muza murara mudasenze nkanje? Bavugire cyarimwe ngo kwa jina la Yesu. Je navuga ati rero mumbabarire, njewe hari gihe bincanga kananirwa, ariko singira ubwoba kuko nzi ko hari unsengera. Iyo naniwe hari umuntu unsengera, umutambyi mukuru. Haleluya. Uzi kugusengera. Icyatumye yamvura ihita nuko hari uwahagaze. Icyatumye waje gusenga hari uwaraye ugusengeye. Hari uzuduserukira. Ndaza kubivuga muri ya mibare 5 soza.
yaje kutubera umutambyi kuko twebwe twari twarananiwe abatambyi. Ezeza aririmba ngo ibimasa, amaraso y'inka, amaraso y'inyoni ntashobora, ariko haje umutambyi mukuru. Umutambyi mukuru ari hano, azadusabira, azadusengera. Murabizi tugira ibintu byinshi biturega, ariko Yesu iburyo bw'Imana azavuga ngo rata rata. Abantu bakavuga ati Hoziyana buriya mubona baririmba dore uko bameze, ariko Yesu akavuga ngo rata Hoziyana n'abana banje. Ni umutambyi mukuru, sauveur, sacrificateur et fidèle. Haleluya! Yaje kutubera umutambyi mukuru. Abandi batambyi bananiwe kandi binjiragamo bafite ubwoba bakanagwayo, ariko Yesu ntabwo yinjijweho n'ibicumuro byiwe. Impamvu ya kane, turi kumwe se? Haleluya, haleluya, haleluya. Impamvu ya kane, icyamuzanye, yaje gukuraho icyaha. Icyatumye yerekanwa Yohana 3:3-5 ngira ngo cyangwa 8 biravuga ngo icyatumye yerekana no gukuraho icyaha. Yesu yaje gukuraho icyaha, alikuja kuondoa dhambi. Ibyaha yabikuye amenyo, icyaha yaragikuyeho. Nubwo tukiri mu isi, nubwo tunacumura, ariko kandi yaranavuze muri Yohana aravuga ngo ndabandikiye bana bato ngo ntimugakora icyaha, ngo ariko habaye hagize umuntu ugikora ngo dufite umurengezi ku Mana. Yaje gukuraho icyaha. Hari umuntu umwe wavuze ngo bigereranywa n'umwana ngo urimo agenda ntiyabukwibuza ko anyerera akikubita hasi, ariko ntabwo nyina mureka ngo ubwo yaguye ngo ntukongere kugenda. Nyina aramuhanagura akamukunguta, endelea na safari. Nubwo tunyerera, ariko Yesu turi kunkumura mu maraso ya Yesu tugakomeza urugendo. Haleluya! Yaje gukuraho icyaha. Iyi ni itangazo rikomeye kandi nicyo yishizeho ibyaha. Ahinduka umunyabyaha, arabikubitirwa, arabihanirwa. Irikurikiraho, yaje gusenya, détruire les œuvres de Satan. Yaje gusenya imirimo ya Satani. Buri ibya Satani ni ntabwo biri ku murongo. Ibya Satani yarabisenye, yabishizemo akavuyo. Yaje kumusenyera, birashaje bishizeho, ni expire. Naze nsoma kare ngo urupfu rwe ngo kugira ngo arumareho. Urupfu rwa Yesu rwamazeho ubushobozi bw'urupfu. Haleluya, haleluya. Yaje kwangiza. Ntimugatinye Satani, nta ntebe afite, arazerera. Hariho umwana umwe waza kuririmba ngo amukoma hasi amumena impanga ngo afata ifunguzo. Ariko hari aho atari yaramenye neza, ntabwo bigeze bakirana. Korari kuboko kw'iburyo mu gatengizi ivuga ngo yinjiyemo ngo Satani arajajaba, aradepoza, arekura ifunguzo kuko hari haje mu mugabo ukomeye. Haleluya. Umurimo Satani nta ndebe afite, nta mbaraga afite. Muzamwibuka za ntare zo mu gitabo cy'umugenzi, nubwo zari ziteye ubwoba ziri mu nzira, ariko ngo zari ziziritse. Yaramuziritse, nta mbaraga afite. Torero ry'Imana, Yesu yakoze ibintu bikomeye. Yesu yasenyeye Satani, aratangaza ngo umutware w'iyisi abaye igicibwa. Umutware w'iyisi, uyu dutinya, uyu dutera ubwoba,
yaraciwe. Abarokore dukwiye gushyira ubwoba, kandi n'intwaro ze yarazimwambuye. Twashobora kuneshwa dute? Yesu aturwaniriye. Haleluya, 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 haleluya. Imirimo ye irakururuka imeze nka bya biziga by'abanyegiputa. Yaje kumusenyera, kandi ku mugaragaro byarabaye. Ikindi mucumbe neza cyane, yaje kutubera urugero rwiza. Urugero rwiza. Icyamuzanye ni ukutubera urugero. Buriya nta muntu wabona hano ukubera urugero. Muze nicyo gituma dukwiye rimwe na rimwe kuva ku bantu. Va ku bantu. Hariho waje kutubera urugero n'umwe gusa. Reka mbabwire ibintu nasomye mu gatabo kamwe. Umuntu umwe ngo yarasenze cyane, Imana iramukunda kubera ko yari yafashe umwanya munini wo kuba imbere y'Imana. Ngo Imana iramubwira ngo urashaka ngo kugire nkande. Uwo muntu yitwaga Musa cyangwa Mose. Ahita avuga ati ngira nka Mose nyine mbazina wanjye. Amwereka intege nke za Mose. Wa muntu ati kwa jina la Yesu urashaka ngo nkugire nkande? Aravuga ati ngira nka Dawudi. Dawudi se ntimuhise mumenye ibyiwe? Ati kwa jina la Yesu. Haleluya. Aravuga ngo ngira nka Aburahimu. Imana yari irimo mubwira ngo mbwira umuntu ushaka ngo nkugire nkawe. Ndimo ndavuga ukuntu yaje kutubera urugero rwiza. Aravuga ati noneho ngira nka Ibrahimu. Imana ibaza umugabo ati ese umugore wawe ninde? Ati ni Suzana. Uramukunda? Ati ndamukunda cyane. Abajura baje wagira ute? Ati nakwemera bakanica mbere yuko bica Suzana. None se reka nkubwire Ibrahimu, iwe nta nabajura baje. Yagurishije umudamu we. Ese muza ayo makuru? None uravuze ngo nkubwire nka Ibrahimu ra? Nta mwanya uhari. Byarantangaje nsomye icyo gitabo. Kugeza na ba Daniel bagiye bagira itirafu. Abantu n'abana. Vuga ngo abantu n'abana. Va ku bantu. Ariko hari uwo dukwiriye. Hari umuririmbyi avuga ngo nataka kufanana nawe Yesu. Ndashaka ngire nkawe. Kuko mu kanwa ke nta mafuti nta litije. Arasa n'abantu. Yagize inzara nk'abantu. Yagize n'intege nke nk'abantu. Yigeze no gusinzira. Ariko hari icyo tudahuriyeho nawe. Ntiyigeze akora icyaha. No mu kanwa ke ntiyavuyemo buriganya. Zamura Yesu ibiganza. Ngira nka Yesu. Ndashaka ngungire nka Yesu. Yesu yaravuze ngo. Haleluya. Haleluya. Yesu yaravuze. Eka mbabwire. Nimwemere kuba abagaragu banje munigireho. Ndi umugwaneza kandi ni umugabo mwizuriye. Muze mumwigiraho. Nubona abandi bose babaye abanyamafuti. Habe nanje uhagaze aha. Mfite ikote z'amafuti ndi umuntu. Ariko uyu twizeye ndagira amafuti. Nukuri. Yasutse. Yacecekeye imbere y'abamukemura. Ngo ameze nk'umwana w'intama wacecekeye imbere y'abamukemura. Mu kanwa ke nta buriganya. Mwemere kuba abagaragu banje munigireho. Ndoroheje. Ndi umugwaneza. Ni mpole na mnyenyekevu wa moyo. Il est doux et humble de cœur. N'umugabo mwiza n'ukuri. Haleluya. Uyu tugomba kumwigiraho. Abantu bose wababonyemo amafuti ukareba. Abantu bose ukabona nta muntu numwe, ariko hari umuntu ni Yesu. Tumwicubahiro Yesu. Haleluya.
haleluya. Ntagira amafuti, agira imbabazi, agira impuhwe, aroroheje. Hari na disikuru yavuze, iwe akunda habe n'abanebwe. Muzi ko akunda abanebwe. Ngo urumuri rucumba mwarimo gakumba, urumuri rucumba ngo sinzaruzimya. Aho ngo kandi n'urubingo rusadutse narwo sinzaruvuna. Uyu ni umugabo mwiza kweri. Yaraje ngo atubere urugero, yaraje ngo atubere urugero. Icyanyuma cyazanye Yesu, icyanyuma yaje gutegura kugaruka kwe kabiri. Il est venu préparer la seconde venue. Il doit nécessairement venir. Zange bikunda Yesu azaza kandi yabiteguriye rimwe. Birya byose yazategura. Baza bavuga ngo kugaruka kwa Yesu kwabaye umunsi, kwatangiye umunsi wa Pentecote. Birya byose yari mwategura, n'uyu munsi ashobora kuza. Il doit nécessairement venir. Azaza Yesu. Yaje gutegura. Azaza gukora iki? Abaheburayo 9:28 mbere yaraje ngo akiza abantu ibyaha, ariko azabaje kuduhemba. Haleluya, haleluya. Harakaririmbo mwigeze kuririmba, ngo kubw'ubuntu bw'Imana twemerewe n'Imana, ariko kandi kubw'ubuntu bw'Imana busaga twahawe kuyikorera, ngo noneho twibesherejweho na Yesu, ngo iyo twamamaje ubutumwa ni faida kwetu kabisa. Haleluya, haleluya. Reka nsoze. Icyamuzanye harimo no gutegura ko azagaruka. Imiburo yarashitse, ibiye byarashitse, Yesu azagaruka. Reka mvuga iyo mibari nihuse, iroroshe. Iyo mibari y'ibanga nsoza. Umubare wa mbere kandi unukuyimenya neza, ukayimenya nkuko wizi. Imana ntiyakubyusa nijoro gakumba mwarimo wacu ngo nikubaza ngo uvuge ngo sinzi ko ndi gakumba. Urabizi neza, waba ukangutse mu bitotsi urabizi. Iyo mibari niko tugomba kuyimenya. Umubare wa mbere ni ukumenya ko Yesu yapfuye mu cyimbo cyawe. Abarundi baza bavuga ngo mu gishingo cyane. Ukaba ubizi neza ko Yesu yapfuye mu cyimbo cyawe. Uwo ni umubare w'ijuru, ukaba ubizi neza. Umubare wa kabiri, ukamenya ko yazuse, ukaba ubizi neza, ukabimenya neza, nta yindi teoloji, ukaba ubizi neza. Wabuzi gusoma utabubizi, ariko ukamenya ko Yesu yazutse. Gatatu, ukaba ubizi neza ko yazamuwe. Il est retourné au Père. Yasubiye kwasi. Nyuma y'iminsi 40 yarazamutse ku manywa. Abantu bageze mu Israeli baza babatembereza naho hantu. Ngo arazamuka, bamuherekeje, barya 11. Ariko ni igitangaza, biza binezeza. Ngo babona ateye intambwe azamuka, ikirere kiremera, akomeza gutera azamuka, araruhara basiga, babona igicu kiramukingirije. Babona abagabo babiri baraje barababwira ngo kuriya mubonye agiye niko azagaruka. Ubundi abantu biga fizike bavuga ko hari imbaraga zimanura igikoresho zikakimanyura kimanuka hasi, ariko kuri Yesu yo zari tandukaniro. Hari imbaraga zimuzamura, imbaraga zazuye Yesu mu bapfuye. Izo murazifite? Ese muzi ko mwazigabanya? Ese mwari muzi ko Yesu atazuka mutaba muririmba? Tutaba turi n'abapasiteri? Kuko amaze kuzuka niho yabaye umugaba, aragaba. Haleluya. Abaha bamwe kuba baririmbyi, tuza turirimba insinzi, nabandi kuba abapasiteri, nabandi kuba bungeri n'abigisha. Amaze kuzuka, anyaga iminyago, aha abandi impano.
Haleluya, haleluya. umubare wa kane w'ibanga n'ibintu Imana ntiziduha ibintu binini. Timugire ngo hari ibintu binini Imana idusaba bene data. Abatazaja mu ijuru bazaba bizize kuko akazi kose yarakarangije i Calvary, yarabirangije i Golgotha. Nukumenya uwo mubare gusa, uwo mubare w'ibanga ukawizera, ukizera ibyo yakoze. Umubare wa kane urimo ibintu bibiri. Umubare wa kane urimo guhabwa umwanya w'icubahiro iburyo bw'Imana, aho azanezeza cyane. Recevoir une position de puissance à la droite du Père. Guhabwa umwanya w'icubahiro iburyo bw'Imana. Ikindi cya kane cyiza cyane cy'umubare w'ibanga wa kane nuko buri gitondo buri munsi aza duserukira. Paraître devant Dieu en faveur de croyants. Aza duserukira, yaguserukiye, yatuvuganiye. Niko kaza afite. Araduserukira. Hari indirimbo twaririmbaga kera, nubwo njewe ntari umuririmbyi mwiza. Alipanda juu kuume kwa Baba, ana kazi gani sasa anatuombea? Ari buryo bw'Imana aratunihira, nawe yagusengeye, nawe yagusengeye, nawe yakuvuganiye. Haleluya. Azatunihira iminihi itavugwa, iminihi itavugwa. Aho azahanezeza cyane. Dufite umuntu dusengera iburyo bw'Imana. Ibyo ugomba kubimenya, ibyo ugomba kububizi neza. Haleluya. Ugasenga ariko wamara kunanirwa, njewe ndananiwe ariko wewe utananirwa, komeza. Haleluya, haleluya. Umubare wa nyuma nirya navuze ngo azagaruka, azagaruka. Imana idufashe, tugiye gusenga Imana. Yesu yapfuye mu cyimbo cyanjye, Yesu yarazutse, Yesu yarazamuwe, Yesu ari iburyo bw'Imana, Yesu azagaruka. Ibyo n'ubuzima, ibyo n'ubugingo. Tugiye gusenga Imana, unamisha umutwe dusenga Imana. Waba warahuye n'intambara zo muri isi zikakwibagiza ko Yesu yarangije byose, cyangwa waba waragize ibintu biguhuza ukibagirwa imirimo Yesu yakoze i Calvary, n'ubaracyarimo ababarira, n'ubaracyarimo ababarira. Ibitonyanga by'amaraso ngo byavugaga ngo urababariwe, urababariwe. Waba wateraniye hano utarakira Yesu nk'umwami n'umukiza, zamura ikiganza cyawe tugusengera Imana. Winjire muri uwo mubari, winjire muri uwo mubari w'abana b'Imana. Ntabwo turi butinde, nimba uhari zamura ikiganza cyawe ushaka kwakira Yesu nk'umwami n'umukiza. Waramwakiriye ariko uhura n'inzitane, wibagirwa ubuzima, wibagirwa imirimo Yesu yakoze. Ureba ku bantu, warebye ku bantu, ukira abantu urubanza. Imana iguha umugisha cyane. Warebye ku bantu, ukira abantu urubanza, ariko hari umuntu utarigeze akora ibyaha. Ukibwira ko ibintu birangiye kuko abantu ari abanyamakosa, ariko hari umuntu utagira amakosa, ni Yesu mwana w'Imana. Zamura ikiganza cyawe. Uyu muntu utagira amakosa ari hano kugira ngo agufashe. Abazamuye ikiganza mushobora guhaguruka tukabasengera Imana. Yesu abafashe cyane, Yesu abagiriye neza. Nimuhaguruke mwese dusenga Imana, muhaguruke dusenga Imana. Reka dusabe umushumba, nimutambuke bariya bahagaze, nimutambuke muzana imbere. Dukomere Yesu amashyi cyane. Namwe ushobora kuza mwihuse cyane, muze hano imbere dusenga Imana, muze hano imbere dusenga Imana. Ya umuntu yahindukiriye Imana ngo nubwo yaba ari umwe, ijuru riranyeganyega, ijuru ririshima. Icyazanye Yesu no kubabarira abantu ibyaha. Reka dusenga Imana. Mupfukame muri bahana imbere kugira ngo dusenga Imana. Reka dusabe mushumba adusengera Imana. Witeka Mana yacu, turagushimye muri uyu mwanya mwiza duhaye
abanga barapfukamye kuko bumvise ijambo ryawe. Haleluya Yesu, kugira ngo katika mwami lile uzane jina la ubugingo Yesu. ndetse bwinshi. Abanga barakwemeye, barakwizeye, barakwakire mu mitima yabo. Mwami turabasengeye kugira ngo babarire ibyaha bakoze byose, bicumuro bagucumuyeho. Witeka Imana yacu, maraso yawe beze kandi abatunganye. Uhereye nonaha bandikure mu gitabo cy'urupfu, bandike mu gitabo cy'ubugingo, bahindura abana bawe, bambika imbaraga z'umwuka wera kugira ngo umwuka wera bayobore kandi kugira ngo umwuka wera bakomeze muri uru rugendo batangiye. Mu izina rya Yesu rugana mu ijuru turabasengeye kugira ngo babere umujyanama, babere inshuti nziza. Urakoze kubyumvise, mu izina rya Yesu.